turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Twongeye gushimira Imana yo mu ijuru yongeye kuduha umunsi wo kuyikorera. Icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bibi byayo. Turashimira uyu mwanya turi imbere y'Imana. Turashima ko Imana yo mu ijuru ikomeza kutwongerera ibihe, kandi ndayishimira ko idushoboza kutabipfusha ubusa, tukabikoresha ubushake bwayo. Icyubahiro kibi cyayo. Turacyari muri bya biganiro byacu. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo bazakugarukira ntuzabagarukira. Niko Bibiliya itubwira. Ushakisha ukuntu waba uwo kugarukirwa n'ibyawe wanyazwe, kugarukirwa n'abawe wanyazwe. Mbanze nkubwire tugitangira, narabwiye ngo nta muntu mwiza ubaho, nta n'umuntu mubi uba kuri iyi si. Iyo Uwiteka yakugiriye ubuntu akakwambara, uba mwiza. Iyo umubi nawe yakwambaye, uba mubi. Rero niwumva nkubwira ngo abawe bagukuweho, ntabwo bagukuweho nabo ubwabo, ahubwo ni umubi uba yabambaye cyangwa yakwambaye akabaguteza. Rero uyu munsi ndakubwira ngo bazakugarukira ntuzabagarukira. Yeremiya yarabwiwe ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura. Uwo ni Uwiteka, turamugarukira. Ariko nawe bazakugarukira, abana b'abantu. Nukomeza kugarukira Uwiteka, nawe uzagarukirwa n'abawe. Reka dusome icyo gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, tubanze tubyumve. Ni ibice 15 umurongo wa 19. Nubwo atariho ndi bwibande cyane, ariko reka naho tuhasome tuhumve. Uwo ni Uwiteka ukubwira kumugarukira. Iyo umaze kugarukira Uwiteka, nawe barakugarukira. Cyangwa nawe ibyawe wanyazwe, abawe wabuze barakugarukira. Umva ukuntu Imana yasezeranyaga kurinda abantu bayo. Ngo ni umurongo wa 19. Ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura. Bisobanura ngo nubyemera gusa, we azabikora, kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzahinduka. Ngo kandi ibishimwa nubivanwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Ni iryo jambo mpagazeho nkubwira nanjye. Ngo bazakugarukira, ntabwo uzabagarukira. Nibo bazakugarukira, ntabwo ari wowe uzabagarukira. Kubera iki? Kuko wakuye ibishimwa mu bigawa, kuko wagarukiye Uwiteka. We ni isezerano gusezeranya. Arakubwira ngo nugaruka, kandi nugaruka aba ari jye ugarukira. Uwiteka niko bavuga. Nugaruka aba ari Uwiteka ugarukira. Nugaruka nzakugarura. Nuramuka wemeye kugaruka, jyewe nzakugarura. Kandi nukuri ibishimwa mu bigawa uzahinduka nk'akanwa kanjye. Ngo kandi umva amasezerano yamusezeranyaga. Ngo kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Nugaruka Uwiteka arakugarura. Numugarukira, uwo mwami w'abami arakugarukira. Ndakubwira ngo bazakugarukira ntuzabagarukira. Niko ijambo ritubwiye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ese koko hari abo bagarukiye? Twibaze icyo kibazo. Hari umuntu abantu bigeze bavaho bakamugarukira? Hari umuntu abantu bigeze
banga bakamugarukira. Hari umuntu bigeze batoteza bakamugarukira. Ijambo ry'Imana ibyo rivuga riba ribizi. Imana ni ukuri kandi ivuga ukuri. Reka turebe niba hari abantu bagarukiwe koko, hanyuma natwe tumenye ko n'abantu batugarukira usibye kugarukirwa n'Imana. Tugiye gusoma igitabo cy'Abacamanza, turasoma igice cya 11. Turasoma igice cya 11. Reka duhere ku murongo wa mbere wacyo. Umurongo wa mbere, igice cya 11 mu gitabo cy'Abacamanza haravuga ngo nuko Yefuta w'Umugeliyadi yari umunyambaraga w'intwari kandi yari umwana wa maraya, kandi Geliyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Geliyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta. Ndacyakubwira ngo bazakugarukira, ntabwo uzabagarukira, nk'uko ijambo ryatubwire muri Yeremiya. Umurongo wa 3, oya n'uwa 2 twawurangije. Abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramubwira bati nta mugabane ufite mu bya data, kandi nawe yari se disi. Nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se. Babura ngo bazakugarukira, ntabwo uzabagarukira. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cyitwa Itobu, aturayo. Mu gihugu cyitwa Itobu aturayo. Maze Yefuta atoranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Mwibuke ko dutangira hano batubwiye ngo nuko Yefuta Umugeliyadi yari umunyembaraga w'intwari. Yari umunyembaraga w'intwari kandi yari umwana wa maraya. Yari umunyembaraga w'intwari. Nubwo yari umwana wa maraya, ko atari we wari maraya se. Imana yari yaremeye ko abyarwa n'uwo maraya. Noneho rero bamaze kumwirukana, ntabwo yaretse ubutwari bwe, ahubwo yarabubagariye. Yabagariye bwa butwari bwe kugira ngo bugire icyo bumara. Ngo Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hahise iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Geliyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke. Urabyumva? Yari yaranacitse, yari yarahunze, bene se baramujujubije baramwirukana. Niko ijambo ryatubwiye mu murongo wa 2 ngo bene se baramwirukana, baramubwira ati nta mugabane ufite mu bya data, hoshi genda. Bibakomeranye rero ngo batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Mu gihugu cy'Itobu niho yafuhungiye, ntiyapfa. Muri icyo gihugu cy'Itobu araharira, arahanywera, araharara, arahaba, ahamara igihe muri icyo gihugu cy'Itobu. Ariko babonye bibacikanye baramutumira. Ndakubwira ngo ujye urinda gusa icyo ufite ntugitakaze, bazakugarukira ntuzabagarukira. Ndasubira inyuma muri ya miryango yacu. Impamvu nzajya nkubwira imiryango nuko kenshi tuba tuyirimo.
ugahura n'inshuti, ugahura n'abavandimwe, ugahura n'abaturanyi, ukabona byaracitse, byarayogoye. Menya uwo uri we, umenye icyo uri cyo, wirinde wowe, ukomeze wirinde, hanyuma urori bazakugarukira, ntabwo uzabagarukira. Mwami Imana atugirire neza. Hahise iminsi abamoni bamaze kubatera, bamaze kubabuza amahoro, baramubwira ngo nacikuke ave mu gihugu cy'Itobi. Baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu, tubone uko turwanya abamoni. Nawe ndakwinginze ntukisuzugure. Wowe hagarara mu birindiro, wowe hagarara aho ugomba guhagarara, wowe hagarara ahakwiriye, ubundi ibindi ubyihorere. Niba nta ruhare ubifitemo, bazakugarukira, ntuzabagarukira. Nzi abantu benshi tumaze kuganira, akubwira ati bari barantaye, banyitaga kandi ababyaye ninjye boherezagayo, abarwaye ninjye bajya kubarwaza, ninjye wari akantu mu muryango, nijye uciye hariya ati kakana kakarihe, ese bagenzi ka gakobwa karihe kandi uri umukobwa ukuze nk'abandi, ese kagiye ka kagore kagiye kandi uri umugore nk'abandi, uri kandi ufite amazina abiri, waranabatijwe, ufite izina ababyeyi bakwise, ufite n'iryo bakukwise ubatizwa, ufite n'utubyiniriro bari baraguhaye, ariko ibyo byose bakabiparika hariya, ukaba cyangwa ukaba ariko cya cyana kigiye ukaba ariko ndakwingenze, kuko Imana yakumenye utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi, kuko Imana izi izina ryawe, ukaba uyizi. Niba waragiriwe ubuntu bwo kuyimenya, yifateho akaramata, bazakugarukira, ntuzabagarukira. Ngo hahise iminsi, abamoni yego barabatera, baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu, tubone uko turwanya abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi, tega amatwi ubyumve. Urumva ko Yefuta yirukanywe na bene se. Umurongo wa 2 watubwiye ngo ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu, abo bamaze gukura birukana Yefuta. Baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data. Abahungu ba Gileyadi nibo birukanye Yefuta, ariko abagaruye Yefuta ntabwo ari abahungu ba Gileyadi. Reka da, ntabwo ari bo, oya. Yari yaravuye hahandi kubw'icyo yaracyo, kubw'uko yakomeje kuba icyo ari cyo, yari yaravuye hahandi, yari ageze ku rundi rwego. Imana itugirire neza. Yari amaze kugera ku rwego aho Imana yamushakaga, icyo Imana yari yamuremeye. Rimwe na rimwe nubona ibigeragezo bibaye byinshi, ntukababare. Birashoboka ko bishaka kukujugunya aho Umwami Imana ashaka kugera. Icyo ngusaba ni iki? Inshuti y'umusaraba, bazakugarukira, ntuzabagarukira. Shika mukomere, umenye uwo uri we, hanyuma uzabona bagaruka. Icyo gihe rero ntabwo Yefuta yahamagawe na bene se, oya. Yahamagawe ngo n'abakuru b'i Galeyadi. Ntabwo ari bene Galeyadi, oya, abakuru b'i Galeyadi bose. Ati mbese si mwe mwanyirukanye? Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi
bamaze kumubwira bati cikuka uze ube umugaba wacu hanyuma dushobore kurwanya abamoni, tutagufite ntacyo twakora, tutadufite ntacyo twageraho. Nawe nubwo bavugaga ngo ka ariko batagufite ntacyo bageraho, ntacyo bageraho. Hari byinshi bitarakoreka kuko utarahagarara aho Imana ishaka kuhagarara. Hari byinshi bitaragera ku rwego Imana ibishakaho. Hari byinshi mu muryango bikibuza uburyo kubera ko utaragera aho Imana igushaka. Yefuta abwira abakuru b'i Gileyadi ati mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Ariko Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko batwirukana mu bya ba data b'iyi si, ariko nta wakwirukana mu bya data, mu by'Imana isumba byose, ari we data wa twese. Nta wakwirukana mu bya data wa twese, nawe. Hariya ntawe ujyayo kuvuga ibyo utakoze, ntabwo ijya ibwirwa, irazi. Hariya ntawe ujyayo kuyereka ububi bwawe, ntabwo ijya yirekwa, irirebera. Ndakubwira rero iki? Ndakubwira ko ikuzi kandi icyo yakuremeye uzakigeraho nukomeza gukomerera muri yo. Komeza ukomeze, ushikame, uyegere, urore kutazagera aho ushaka. Imana iri kumwe nawe, iragukunda. Yefuta arababwira ati si mwe mwanyirukanye mu bya data, none se kandi muranshakaho iki? Ko ari mwe mwambwiye ngo ningende ntacyo maze, ko ari mwe mwanyirukanye, muranshakaho iki? Baramubwira bati oya, cikuka uze dushobore kurwanya abamoni. Ngo nuko abakuru b'i Gileyadi basubiza Yefuta bati amaze kubabwira ati si mwe mwanyirukanye mukankura mu bya data, moshi ningende, none murankeneye, niki gitumye munshaka ubu? Ko mubabaye. Ndakwinginze abazagushaka ntuzabakine ku mubyimba bakagira Imana we. Ntuzabakine ku mubyimba, nubwo bazaba bababaye, ariko ntuzabakine ku mubyimba. Uzabihorere, ubihanganire, ntabwo ari bo. Ni ukugira ngo nawe uve mu rugo, usohoke amashereka agushire mu maso, ube umugabo nyamugabo, wikomeze. Wikomeze. Kuko iyo ukomeje gukorerwamo ntacyo wikorera, ntacyo waba cyo. Ntubarenganye rero, bababarire, bagirira ubuntu. Ati murangarukiye kuko mubabaye? Yarabacyuriye. Ngo Yefuta abwira abakuru b'i Gileyadi ati mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gitumye muza kunshaka ubu? Kuko mubabaye? Ngo nuko abakuru b'i Gileyadi basubiza Yefuta bati igitumye tuguhindukirira igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwanya abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utware abatuye i Gileyadi bose. Ndakwinginze ushyire ubwenge ku gihe ubitekereze. Arababwira, arabacyurira, aravuga ati niki ko mwanyirukanye kwa data? Kwa data bashobora kuba yenda bari bafite sinzi yenda hegitari imwe, cyangwa ese bari bafite 25, ka kandi ka kera kuri 30. Uyu munsi abana b'abantu na hano mu Rwanda bararwana bapfa ibisambu. Umuntu akirukana undi mu byase, cyangwa umuntu akicira undi mu byase. Umugore akica umugabo, umugabo akica umugore.
ariko ngira leta yacu inama, ngewe nabwira abantu bakajya basezerana bo ubwabo ku bana, ibintu byabo bakabyihorera. Ibyo bitindi by'ibintu nibyo bapfa, bakabana bo ku bwabo, ibintu bakabyihorera, umwe akagira ibyo undi akagira ibye, aho kugira ngo bazamarane. N'uyu munsi muri uru Rwanda abantu bapfa metero imwe, induru ikavuga, ubuyobozi bukaza, mana, ashaka akametero kamwe gusa ngo akakunyage. Nuko ariko bazatugarukira ntituzabagarukira. Ndabinginze shika mumenye uwo uri we. Yefuta arabacyurira ati niki gitumye muza kunshaka? Nuko mubabaye? Nabo baramwerurira ngo baramusubiza bati igitumye tuguhindukirira ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni, nitumara kubatsinda, nituramuka dutsinze, kuko tuzi neza ko ari wowe uzaba wabikoze, nidutsinda uzaba umutware wacu, utware ab'i Gileyadi bose. Bamwimye agapariseri ka metero 5, bamwimye ka kandi ka 15 kuri 20, none bamuhaye igihugu cyabo cyose. Nuko nawe arabasubiza, uzaba umutware wacu, utware abatuye Gileyadi. Yefuta arababaza ati nimunsubiza iwacu kurwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Nimunsubiza iwacu. Ntabwo yaragiye kurwanirira iwabo kubw'uko ari iwabo, oya. Kandi ubundi umuntu akunze gukunda iwabo, akwiye gukunda iwabo kuruta ibindi bintu byose bikundwa. Ariko ntabwo yarashubijweyo no kuhakunda, yarahashubijweyo no kubura uko agira, yarashubijweyo no kugira ngo abatware, ab'umutware. Ntabwo ari urukundo yarakunze iwabo cyangwa bene wabo. Ariko se we wabakundira iki? Usibye ubuntu bw'Imana gusa. Baramwirukanye bamukura mu byase, batoshe, genda tuvire mu byacu. Arababwira ati nituramuka tugiye, nindamuka nsubiye iwacu mu rugo kwa data, nkagenda nkabarwanirira mukanesha, nimumara kunesha koko mutambeshye muzagira umutware? Niko yababajije. Baramusubiza bati, umurongo w'10, ngo baramusubiza bati Uwiteka abe umuhamya hagati yacu, nitudasohoza ibyo tuvuze. Yefuta aherako ajyana n'aba bakuru b'i Gileyadi, nuko abantu bamugira umugabe wabo n'umutware. I Misipa niho Yozefu yavukiye. Yesu atugirire neza. I Misipa niho Yefuta yavukiye. Ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka, niho yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Baremera baragenda, baremera baramujyana kugira ngo ajye kuba umutware wabo. Nawe arabemerera ko bari bamaze gukorana amasezerano, ko bari bamaze kumuhigira umuhigo, ko bari bamaze kumubwira bati tukaramuka dutsinze ntabwo uzaba umutware w'urugo rwa so,
ntabwo uzaba umutware wa bene so gusa n'abana babo, umuryango wa so, ahubwo uzaba umutware w'igihugu cyacu twese, uzaba umutware wacu twese. Ati nimuhoshe tugende. Ariko koko muzabikora? Baramurahira, baramubwira bati ibyo tuvuze ngo ibyo baramusubiza bati Uwiteka abe umuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo tuvuze. Mbega bararahiye bati Uwiteka. Yefuta aherako ajyana nabo bakuru b'i Gileyadi, nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware w'Imisipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'umwami. Yefuta aragenda ajya kurwana. Yefuta ukomeje ku murongo wa 12 avuga ngo Yefuta atuma intumwa ku mwami w'i Mowabu. Yesu atugirire neza. Ndashaka kukubwira iki nshuti y'umusaraba? Ndashaka kukubwira ko nawe nubwo bimeze bityo, nubwo wasuzuguwe, nubwo watutswe, nubwo wanzwe, nubwo washubijwe inyuma, uko babikoze uko ariko kose, nawe ari cyo gihe cyo kugarukirwa. Twabwiwe ngo bazatugarukira, ntituzabagarukira. Nawe nicyo gihe cyo kugarukirwa. Nawe nicyo gihe cyo kugarukirwa nshuti y'umusaraba. Uragarukiwe muri iki gihe, kandi ntabwo ugarukirwa ukiri wa wundi, ugarukirwa mu bundi buryo, mu yizindi nzira. Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose, igushoboze guhagarara ushikamye udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, kugira ngo isaha yo kukugarukira uve kuri rwa rwego ujye kurwisumbuye, kuko niko bikwiye komera. Ngo bazatugarukira ntituzabagarukira. Ndizera ko nawe ari cyo gihe cyawe cyo kugarukirwa. Umwami Imana akugarukeho, umutima wawe ugarukira Imana, hanyuma abana b'abantu bo bazakugarukira, wowe ntabwo uzabagarukira. Turashoje. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza. Turagushimye mwami w'abami kuko uri Imana ikomeye. Turagushimye mwami kujya udusezeranya iby'imitima yacu itatekerezaga. Turagushima kujya ukura ku rwego ugashyira ku rundi. Turagushima kujya ukora ibikomeye n'ibihambaye. Uri igitangaza byiringiro byacu. Uri Imana ihambaye, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Sengeye umuntu wese wanzwe nyaguhora ku ngoma ngo umugarurire icyizere. Sengeye umuntu wiyanze ngo we wenyine nyaguhora ku ngoma umugarukeho. Sengeye watereranwe nyaguhora ku ngoma ngo agarukirwe, kuko ijambo ryawe riratubwiye ngo bazatugarukira ntituzabagarukira. Ndasenze mucunguzi murengezi mwiza, we umutima we ukugarukire, hanyuma nyiricyubahiro abamwanze n'abamutaye n'abamusuzuguye bamugarukire, kuko ari ku ijambo ryawe ritubwiye. Urakoze mucunguzi, kandi nawe umuhe guca bugufi, umuhe umutima ukunda nyaguhora ku ngoma, amenye ko atari bari umwanzi wabambaye, maze data w'urukiranuka nibamugarukira abagarukire. Kandi nawe wera wa Isirayeli yemera gukura ibishimwa mu bigawa, kugira ngo abakanwa kawe nyakuramo. Urakoze gitangaza kandi gitare, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu turasenze, amen.